hari ikintu bita baringa myth. There is a myth. Ugira ngo abantu bo ni ibitangaza. When you think about a person Bariya bo ni ibitangaza. and you think that person is powerful, Hariya bari sinahage. wherever they are, I can never reach it. Biriya bakora sinabi. Whatever they can do, I can never do it. Hariya bicara sinahica. Where they're sitting, I can never sit there. Petero yaravuze. But Peter said Menye neza. that I have realized, Menye neza. Imana yacu that our God itarobanura ku does buto. not have favorism. Hallelujah. Hallelujah. Imana yakugeza nahari. When God can take you to that place too. Kuko yahagejeje n'abana. Same way he put the people there. Imitekerereze ya. Your mindset Niyo wowe. is you. As a man he thinks Nk'uko as umuntu he atekereza is. niko ari. Iyo witekererezaho umuntu ukiriritse. When you think you're a person who is Cheap. below level, a cheap person, Urakiririka. you will be a cheap person. Ariko iyo wiyumva ukomeye. But when you think you're a powerful person, Urakomeye. you will become powerful. Iyo wumva muri wowe ko uri ubusa. When you feel like you're nothing within you, Ububusa. you become nothing. Ugomba kuva mu mitekerereze ikiriritse You utinzemo. have to leave your cheap mindset. Nawe waba somebody. You can become someone. Nawe waba kanaka. Imisimbukire yo kwizera ikugeza aho utabasha kugera. Uyu mwaka uravuga ngo hirya y'imbibi, hirya y'imipaka. Ni gute wava mu bwato ugizemo igihe kirekire ntububemo ahubwo ukagendera hejuru y'amazi? Reka mbahe inzego eshatu cyangwa se ibintu bitatu bituma twinjira mu misimbukire yo kwizera. Icyambere ni ugutsinda ubwoba. Nudatsinda ubwoba tuzinjira mu rwego rwo gusimbuka mu kwizera. Uzakomeza uri wa wundi uri muri bwa bwoba bwawe ukwezi gushire, umwaka ushire, turangize wowe imbere yawe hakiri imbibi. Kandi Imana yaravuze ngo n'umwaka udafite inzitizi mu buzima bwawe. Ugomba kugera hakurya y'imbibi. Uzahagezwa nuko wasimbutse, wakoresheje kwizera kwawe ukagera utakagombye kugera. Kugira ngo ugere ku bintu bikomeye uyu mwaka, ikuremo ubwoba. Icya kabiri ni uguhara amagara. Kavuga ati wane kama mbaya nimpfa mfe nimbaho mbe. Kwizera ni imbuto ugiye kubiba ukazasarura ejo. Ariko icyo Imana igusaba hari amagara. Habamo guhomba hakabamo no kudahomba. Niko bigenda. Umunsi Yesu apfa byagaragaraga ko ari igihombo, ariko ageze ikuzimu, kuko iyi imbuto ipfuye nicyo gihe ibigiye kugaragara. Nawe nubona ibintu byawe biraboze bigeze ahantu, yutegereza umuzuko birimo. Ndizera ko uzabona umuzuko muri uyu mwaka. Icya gatatu ni ukureba Yesu, gufikisa amaso yawe kuri Yesu. Ibanga rya Petero gutinda ku mazi, gutinda hejuru y'amazi, kwari ukureba Yesu, kuko niwe wamubwiye. Twasomye ngo agenda hejuru y'amazi asanga Yesu. Niryari yakuye amaso kuri Yesu. Ikibazo tugira nukumva utugambo twiruhande kandi uri mujya aho Imana yaguhamagariye. Nguri azabishobora. Wowe ubona nyina na se babishobora. Wowe uri mu gihugu bo batazi. Kuko wowe deja nta limit. Kuragenda hejuru y'amazi urarebera imiyaga iki. Ngiki kibazo cya Petero na ba Petero kazi bacu. Deja wowe uragendera hejuru y'amazi urareba imiyaga. Hari urwego Imana ikugezaho ukaba hejuru y'amagambo. Nibyari dutangira kugira ibibazo, nigiye dutangira gutinda ku maronko y'ibyo twabonye. Ntidutinde kuba duhaye amaronko. Ugatinda ku mugore n'umugabo Imana yaguhaye, ntutinde kuba muguhaye. Ugatinda ku bana bawe, ntutinde kuba guhaye abana. Ugatinda ku maronko yawe, ku kazi kawe, nturebe wakaguhaye. Amaherezo y'urugendo rwawe ni uguhura n'uwagukuye mu bwato. Si ugutinda ubu mu nzira ikugeza hariya kuyianaliza no kuyireba. Yatakaje focus y'ubuzima. Focus ni intumbero. Iyo utakaje intumbero ukurwa n'ushaka wese. Igituma abantu batinda mu bintu bidafite akamaro nuko batishiriyeho intego yaho bagomba kugeza. Iyo wishiriyeho intego si umuntu wese ugukurura mu bye, kandi si uko wanga abantu, ariko hari aho ugiye kugera. Kandi uyu muntu ugukurura ari muri yasi mwabanye mu wewe wanze kuguma muri bwa bwato wenda ubushaka. Isi ye
n'ubwato bw'amasantimetero 35 naho bibera. Ariko wowe hari inyanja nini cyane uhamagariwemo kugenda hejuru, bo ntibayizi, bagira ngo musubire muri bwa bwato. Kandi Yesu nawe aragukura mu bwato, kandi nuva mu bwato urangazwe n'inyanja, urangazwe n'imiyaga y'inyanja. Komeza urebe wo guhamagara ari ukurangaza. Haleluya. Ubu ukwemera kwizera uzakugezayo. Torero ry'Imana, tureke kurangazwa muri uyu mwaka n'ibidafite akamaro, turangazwe n'ufite akamaro ni Yesu. Unyemereye inshuti yawe y'umwaka yaba inshuti kwegereza Yesu kuruta inshuti gutanya na Yesu. Umuntu wese ubona afite tendansi yo kugukura mu Mana, mubwira ati muvandimwe turavukana ariko mbabarira, ndimo ndashakisha ungeza kuri Yesu. Mubwira ati Frank, I love you but I love Jesus more. Choose yourself. The one you love more. I want to spend my time with the one I love more. Avoid the distraction this year. Ntimurangare uyu mwaka. Make a new resolution. Mufate ivyemezo bishasha. Focusing on Jesus. Gutumbera Yesu.